kuguheraho ikagukorera icyo itakoreye hari ijambo nasomye rivuga ngo biremwe si ibya kera ngo uvuge ngo narimbizi. ubundi kugira ngo Yesu akuryohere agukubita nk'inshuro 80 kuwa 81 akagukorera akantu atigeze akorera abandi, ukabura hagurutse ukavuga ngo iracyari. Nshaka kukubwira impamvu ikigeragezo kikumazeho 3. uvuga bikaba yategeka bigakorwa, azi ko ntacyo kizagutwara, azi ko igihe azazira azabyohereza ahandi. Tuzaba turi mu mwuka, tuzaba turi mu mwuka, icyo gihe tuzaba turi mu mwuka, abasaza bazaba bari mu mwuka, abashumba bazaba bari mu mwuka, abacuranzi bazaba bari mu mwuka, ururabo tuzaba turi mu ntabwo tuzaba turasubirayo, tuzaba twagendeye rimwe, ntabwo tuzaba turasubira imuhira ngo batubaza ikode hawe ikibanza, tuzaba twageze mu zacu. nyamara umuririmbyi witwa Munezero aravuze ngo tuzaba turi mu mwuka, tuzaba turi mu mwuka. Kubyumva tuzaba turi mu mwuka, yego tuzaba turi he? uzi kugendera rimwe utarasubira. abantu bumva hari umuhanzi wa hano hepfo hakurya y'aya mazi yaravuze ngo kandingu kweriya yajyanywe niho nabyuko niko nzava ubwibyago byose bizabashi ibyago hari iyerekwa yagize abona tuzaba turi benshi, aravuga ngo tuzabiri
arageragezwa no mu gishumba arageragezwa hose abarahagurutse aravuga ngo mw'ijuru sinzabo hari icyo nzahabu kadusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ariko mwakomera Imana mu mashini ariko hari undi wari utuye Rusizi waguwe neza kubita hepfo agasanga imodoka zirafuha kinjira muri saro agasanga saro iravuga iti uraho bose uratashe ruguru y'urugo agasanga mu kazi akabona biri gucamo abarahagurutse aravuga ngo imigisha yo gakiza kima kugira ngo mutandogoya umuntu wese wumva hari utuvuta tuba tuza nihangane ahaguruke mubwire icyo dukora hangane uhaguruke ngiye kubara gatatu iyo haleluya itere maze wongere wice ndabara rimwe kabiri gatatu ngaho mutuze rero umye muhumeka ngaho mutuze Itangiriro ibice bitatu ariko kugira ngo mubyumve neza turasoma ibice 2 n'umurongo wa 4 Itangiriro ibice 2 n'umurongo wa 4 Imana ishyira Adamu muri Edeni Imana ishyira Adamu muri Edeni ibice bitatu inzoka yosha Eva 2:18 Imana irema Eva ayo magambo niyo dusomye ahambere ni Imana ishyira Adamu hehe mu Edeni aha kabiri imuremera umufasha ugize ute umukwiri aha gatatu uvuge ngo aha gatatu inzoka ibiraje kandi ubu yo yari iturutse ariko aha kane haryoshye kubi aha kane haryoshye kubi ibyahishuwe ibice 20 haravuga ngo mbona ijuru kandi yivuze ngo mbona ijuru wumvaga ari sinzi ibigukirigiza bigerageza uvuge ngo mbona ijuru wumva uko biramera mbona iki abwo ijuru ritera gumwa ibyahishuwe ibice 20 haravuze ngo Satani abohwa abakiranutsi bimana na Yesu imyaka ingahe Satani agira ute abohwa ntago ndi kumva neza agira ute
mufite ahandi mwateraniye babasomeye nanjye nsomyayo utarahaga arongera asoma ageze iwe mwese ntabwo ahubwo katuvuge inshamake y'aya magambo. Aleluya. Abantu ntabwo bazi ikibazo isi ifite. Aleluya. Abantu ntabwo bazi ikibazo isi igize ute, ariko ikibazo isi ifite kiri mu Byahishuwe 12:12. 12:12 rero, ariko ubwo wanyakiye wahareba, ubwo wanyakiye harebe 12:12. Hari Ibyahishuwe 12:12 havuga ikibazo isi ifite, kandi umura ntaho uravunika ndahari. Ibyahishuwe 12:12 aravuga ngo nuko rero wajuruwe namwe abarimo nimwishime, naho wowe wasiwe nawe wanyanjawe mugushijishano, kuko Satani yabamanukiye. Urakoze igendere ntaho wabisoma, idini ryahereye ino arumva iryo ngiryo. Mwumvisha ikibazo isi ifite nuko Satani yagize ute, ariko umuti turawubonye. Ariko haleluya, Satani yagize ute, yamanukiye isi, ariko na Yesu nawe amanukira isi. Wasize ubwiza, mbega hamanutse abagabo babiri, umwami ashyirwe hejuru kandi ahimbaza. Uwo Yesu rero wamanutse yanesheje Satani. Mumvugire ngo amen. Urumva uwagushije ishano rero yashaka nde? Uwagushije ishano yashaka Yesu. Iri jambo ribuze uburyo Uwiteka yaremye umuntu, amaze kumurema, mwihangane murebe hano, amaze kumurema, yewe data we, akeba ingobyi mu Edeni, amutereramo imbuto sindazivuga babwiriwe batagira ipfa. Amaze kuzishyiramo, ariko Mana uradukunda, shyiramo n'igiti cy'ubugingo. Amaze gushyiramo uwo muntu, aravuga ngo utazabamo wenyine. Si yari yamukunze, abamuremeye agacanyi, niko iwacu bavuga, sheri shushu, amushyiramo. Muvuge ngo naho inzoka iri nka harahiye, ariko Mana yanga ibirori, Mana yisirisha. Bararamo rimwe ngo bugaca mu gitondo, Adamu agafata uwiwe bagatembera mu iyo ngobyi, ari nta kibazo bagira, banezerewe baguwe neza. Imana ishimwe. Umunsi umwe ujya abagabo mwagerageza kuja muragenda mukavuga iyo mugiye, kugira ngo ikibazo nikivuka bakubwire. Umunsi umwe umugabo aragenda, yangobyi sinashobora kuvuga ibyari birimo, wari harimo n'imigezi, ngo n'umugezi unetesha iyo ngobyi, ngo nazaho Furate, Mana y'ijuru, ngo n'akantu haza n'akayaga, ngo nibiva mu budodo arabatetesha. Mwa rubanda rw'umwami rero, bantu ba Rusizi abanyumva, n'Imana naho muzi Kinyarwanda mbivugamo yararenganye. Kwirigura tetesha umuntu uganira n'inzoka biragoye. Aho muteteshe sinababuza, iravuga iti mvuko mvuganye nawe ndagutetesheje.
Adamu aravuga ati amen. Nguhaye n'umufasha ati amen. Ngushiriyemo n'izahabu ati urakoze urakaraba. Uzambara uberwe. Amasezerano sinakubwira, ariko hepfo ashiraho akarongo gatoya ariko kanzanye kavuga ngo muyihingire kandi mugire ute muyirinde. Noneho mu gihe cy'ubu ifiriti ba nyinshi ntibabaza ngo tuyirinde iki, bapfa kwikiriza batazi icyo bazayirinda. Aravuga ngo mu isi nta gisimba gihari, n'ibihari biratuzi ntacyo bizadutwara. Uwiteka baragiye yicara nka hariya aravuga ati ngaho ni muryoherwe. Umugabo baratembeye, uzi ko dukunda kugenda, ageze nka hariya hirya hari abantu turi kumwe ngo bavuge ngo Imana idufashe, Imana idufashe, murakoze cyane. Ageze nka hariya hirya inzoka imenya ko umugabo yavuye mu rugo. Umugabo akirurimo ntiyaza, iravuye iti niba babiri barampuriraho. Rubanda rw'umwami bashumba muyoboye intama, kuyobora urugo rurimo umugabo udakizwa n'umugore akizwa ukarushobora biragoye, kuko inzoka yinjira mu none se nyine yinjira mu udakizwa akagwana nayo. Uzi kuva mu iki giterano ugatahira ku mugabo waruhaza ari kuvuga ati sinyora nakupenda sinyora. Uzi ukuntu amavuta ashira vuba. Mwami dufashe kandi atugire neza. Nimuhumure hamanutse itangazo rikomeye. Uyiboha arahari, uyiboha agize ute arahari. Tembeye irazi iti bonjour madame. Inzoka nayo izindi none se yoshaga abazungu ivuze mu ruhi. Mwe muransetsa. Yabaye mu ijuru. Ubu mwebwe Betaniya muri kuje iyo yavuye. Ubu kundusha kumenya aho ntuye biragoye, kuko nje nturuzi ya Gishwati. Wowe ugiye rero wayobagurika, ariko nje nsubiyeyo mba nzi iyo mvuye. Ahari itunda ndahazi, aheri ibirayi ndahazi. Mwerero iyo muri kujya ni muri tuzabona abantu baje, ariko ukurwanya ni yavuye. Urumva rero azamayeri menshi, ariko nimuhumure uwamubohagize ute arahazi. Uwamuboha ari hano, uvuga bikaba yategeka bigakomera, ari hano ngo amubohe. Hari abantu bambakanyije, aramuboha agahinda umushitsi. Hari ahantu bahuriye na Yesu kugira ngo mugire morali, mumenye ko tuzajya mu ijuru. Hari ahandi yo yigeze zinjira mu muntu ngo arasara arasizora. Uwo muntu wasaze abyuka kare kare yagiye gusara, ageze mu nzira ngo abahuye na Yesu. Abazimu baravuga bati rero twagiye kenshi. Ngo Yesu arabegera, baramubwira bati katukubwire, uzi ko natwe twahoze iriya hejuru, ntutwicuru kuko turakuzi, wadufrapa wadupusa nta n'umwe wasiga. Weho turohe muri ziriya ngurube, uzabura tuboha ikindi gihe. Ese nta barokore bari muri mwe bumvishe ko Yesu wacu twizeye afite ubutware bwo kuboha? Oya wewe arogamo uri cyo mfa namwe nuko mukoma mu mashi. Umuntu atarangije nigera avuga, ahubwo kadutuze tuje muri gahunda. Uje ufashwa ufite icyo ufashe, ntugufashwa ufite icyo ugize ute ufashe. Mfite umwana uri mu rugo yitwa Promese, iyo yokeje ikirayi agasha ntarira, akoramo yasha ugasanga ari kugira uca. Utubaye iki? Ati ntacyo, kuko ari gusha afite icyo agize ute. Kumba kunze se mwavugira ngo natwe hari icyo twokeje,
kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntagira ute. Muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Hahirwa abafite muri bo inzira zijya he? Isi. Ishimwe yohereje Yesu zanezagwa cyane mu ijuru, ngo arababaza atari ko mwamugezemo ryari? Ati tumumazemo iminsi. Ati none mwamurekura ntimwamurekura? Bati wowe reba ahantu twohereza, reba ahantu ugira ute utwaye. Hari itangazo mutamenye kuva mu gitondo, ariko mushumba kuki utaritanze? Utanga amatangazo iri wagibagiwe ute? Inzoka zateye abantu zose n'abadayimoni bose Yesu afite aharabyohereza, kutaritanze kare. Abemera ko Yesu afite aho yabyohereza, ibyatwinjiranye Yesu afite aho yagira ute yabyohereza. Kandi biri kumusaba imbabazi, ibyo bikubuza gusinzira. Afite ahantu muri kwe, ibyo birara, ibyo byapanze kugutwara umutware, afite ahantu. Vuga ngo bipfa guhura na Yesu. Singe birahura nande na Yesu. Ngo biba biragiye byiroha mwizo ngurube, ngo bibwira ingurube biti rero hano inyuma hari umugabo ari kuza, nasanga muhagaze arabagira uko atugize. Ngo ingurube zirababaza ziti yitwa ndi? Bati yitwa Yesu Kristo, kandi turamuzi. None tubigenze gutati mwese mwirohe mu nyanja, kuko uyu munsi nta gahunda Yesu afite yo kuza mu nyanja. Iyo abonye uri guhunga rero uko zakabaye zose, nta yaraye ku gasozi. Birashoboka ko Yesu ibiguhiga bitarara ku gasozi, bitewe n'itegeko agiye gushiraho. Abumva bishoboka muvuge ngo amen. Haba ndi kumva neza hejuru muri VIP. Haleluya. Muvuge ngo ibiduhiga ntibirare ku gasozi, ibiguhiga ntibikurarire mu rugo. Uyu Yesu mwahuye afite aho yagira ute yabyohereza. Reka mbabwire, nyamara mwe nuko mutari kubyumva, Kristo iyi operasiyo ari gukora niyo gufata ibyatwinjiranye akareba ahantu ababyohereje, maze nawe ugahumeka ugataha uravuga uti ndashima Yesu w'abantu wafashe ibyari byaranjengereje, akareba aho agira ute abyohereza. Wowe uri guhakana, reba ukuntu yakunaniye. Reba kuva muri 60 Satani aguhiga, tugeze 2021 atari yagucana ukuboko. N'urukundo agukunda se? None se n'impuhwe yakugiriye byagenze guteze? Ukurimo uyu usenga yaciye akarongo aho Satani atarenga. Hamubwira tuzamuhiga ariko hari aho utazarenga. Niyo mpamvu ufite amaguru yombi. Haba hari ahantu Yesu, haba hari ahantu urakoze gitare, haba hari ahantu Yesu yaciye umurongo akavuga ngo aburare ariko amaboko yahagume, ugakora impanuka. Yesu akavuga ngo imodoka ihirime ariko ntumukorere ku maguru bakakuroga. Yesu akavuga ngo aburye ariko ntumukorere kuri estoma, igifu kikanaba kizima. Twegamiye umugabo ukomeye uvuga bikaba yategeka bigakorwa. Yabantu Yehova ibyabinjiranye afite aho aragira ute arabyohereza. Mwamukomera mu mashimwe kabyara. Ngo Dagoni hagararana n'isanduku y'Imana, ngo Imana ikavuga ngo muje kuryama muraza mu gitondo.
udagoni kinginga abayisenga itariko rero nimugenda aranyije mureke mugende mukaye. Icyo mva namwe nanga ko mutumva difference iri hagati y'iyo twizeye n'uturwanya. Nicyo dufu wayamara kugenda ngo isanduku ikavuga rero nta twahagararana ntawe urabizi, ikabwira dagoni iti bujyamye ureguka bakweguye Imana idufashe. Isanduku igasigara ihagaze igihagaze hejuru ikavuga ngo kuko nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi ntabwo warara uhagaze. Ngo bakaza mu gitondo bakongera bakagira ute bakayegura. Ngo none isanduku ikavuga ngo nayo icyo nshaka kuvuga ni imbaraga za Yesu mu iki giterane. Nagusabaga kuburetse kurangara hari operasiyo Yesu arakora abahari muvugire ngo amena iyo gusohora ibintu byatwinjiranye ariko ikinjira aho byari byicaye ikicara muri twe maze byagaruka bigasanga uri kuvuga ngo ndi igikoresho cy'Imana muri nje hari ubutunzi. Reka mbabwire ngo inzoka ibwira katugabanya amagambo. Inzoka ibwira uwo mugore iti mwaramutse. Madamu ati yego. Amakuru. Madamu atariko namwe mubaza ubwenge. Kwisi yeze se turi mu ngobyi y'Imana. Ikibazo isi ifite n'inzoka yinjiye mu ngobyi, igisubizo ifite ni Yesu urayikura mu ngobyi tukagubwa neza kandi ariko biramubwira iti kutariye. Barabwira ati inzoka imenyaga kutariye si yiba yatumye utajya se. Yigeze imva yanasenze itatu mvuye ahitwa Ikinihira kuwitwa Batenda kandi niyirije abandi bariye ndavuga ngo sinagenda ntarangije iminsi n'amasaha navuze saa 11. Sinamenya ko yamanutse rero iyi turwana yiruka ibirometero 800 mu isogonda. Niyo mpamvu aho wicaye ubwira jiraje mu rugo igaruki ikubwira itariko nubwo igiterane cyaryoshye uba wabaye utashe mutaburara uti koko uburagiye ibira gusohoye naho nukugira ngo batirukane ibikurimo. Mwemera ko Yesu yanesheje se? Ngeze pfurera hari ibigori ndazungera igihe nzungeye ngira ngo nijwi ry'Imana iranyongora ngo reba akagori waca koroshe ngo nugahekenya isereri irashe. Naho niyo yanyinshiranye ndangije ingahe ntabwo uzi ko na Yesu yarangije iminsi isa akaba ari wiza. Kwa Yobu yaje mu birori ntabwo muziza ubugome muzizi yabinshiranye yo yabaziye mu birori ariko ubutabazi buhari ni Beteli yateguye igiterane kugira ngo dufate utwo twose twinjiye dufatakanyije umwami areba hatwohereza utwo tuyo kareba aho yatwohereza. Ngicakago murinzi wabyo ati ataramaze bya bigori ndabafashe ndangije ingahe. Araza rero baranshorera na Bibiliya ibintu ntapanze ubwo ariko inzoka yagiraga ngo itesha agaciro ayo nasenze. Ariko ndashimira Kristo ko yayinkubitiye nawe yarayikubise ntabwo iheruka nawe ayigukubitire. Reba uwo mwicaranye ngo nawe ayigukubitire mubwira uti nawe ayigukubitire. Ariko haleluya yakwiba n'umugome n'umurimbuzi n'umushukanyi baba barariye bamaze kurya baba bambaye ubusa bamaze kwambara ubusa. Inzoka rero isigarira bakwena. Imana idufashe. Ikibazo ufite ni yinjiye iwawe basigara baratongana. Umugabo ati n'uyu mugore wampaye uba warazanye umugore wumvira. Umugore ati nawe uragenda umbwiye. Imana iti mwishwana. Inzoka iti mbabwira kwiyo ngobyi mutazayimaramo kabiri. Bose bavanayo ubisi isiriho abo bantu batatu iriho iyo nzoka iriho uwo mugore iriho n'uwo mugabo bagushije ishano. Ingobyi Imana yarayizinze iravuga ngo nzayizingura itorero rizamutse naho ubu ni mwe mwe.
aho ntabwo mubyumvishe kamabwire. Hariya hakurya uyu ni umugome ariko ashoborwa na Yesu. Hariya hakurya hari uwitwa Mariya na Marita bagwashije umuntu baramurwaza witwa Lazaro. Icyo mbabwira ni ukuri afite ubutware, uracikwa n'iki giterane arabarenganye cyane, kuko intego ya Yesu ni ugufata ibyaduteye n'ibitushogoroshe akareba aho abyohereza. Ngo baragwaye Lazaro, ngo Mariya rero baraje aturi Imana izi ko Yesu ari uwacu. Abatego Lazaro ariko ndi kurushaho kuremba. Mariya baraje ati uri Imana izi ko nanje nsenganaga na Yesu. Ngo Lazaro abatangiye gucurika umutwe. Ngo Mariya baraje ati ufite ubutware. Ngo Lazaro agatima kati muraho. Aleluya. Biro mwisharanye ngo ariko nubwo byapfa ntukure y'amaso. Ubwire ngo buretse gukura y'amaso ngo nibyapfuye Yesu arabizura. Zamura ka volume gatuvuga ngo buretse gukura y'amaso nibyapfuye Yesu agize ute. Ariko mwe muri kunshuka sinumve ko turi kumwe ko n'ibyacu byapfuye Yesu yabizura. Hari umudamu mbonye utikirije kansubiremo afite ubutware bwo kuzura n'ibyawe byari byarazambye. Uyu mugoroba Yesu yabizura, ngo umukomere mu mashi. Yabizura Yesu arakoze. Habahaje kadutuzi ngo habahaje abantu nk'uwo muri Betera aturukamo ati ngewe ati nge nitanze amashuka muramuzingazingamo. Ati shori nta n'isengesho witanze amashuka. Ati twe umuco w'iwacu iyo umuntu apfuye barahamba. Twebwe umuco wo kwa Yesu n'ibyapfuye agira ute arabizura. Niwizera urabona ukuboko kw'Imana. Bashiki be baturakoze urakarama. Ariko haleluya haleluya haleluya. Ngo habahaje undi mudamu ati bazanye ikiraja kuri serikeye nanje nitanze ikiramupfuka mu jisho. Ngo habahaje umugabo umeze nk'uriya ariko wahaguruka mwaweho yeweho urakoze urakara. Ngo nkabariya bati natwe igitare turakimubirinduriraho. Umvisha inkunga y'abantu abiringiye abantu. Murakoze murekera ndetse baba Yesu ntiyaza katugera hano ngo Yesu ntiyaza. Ngo bamutumaho bati bujya wavuye ino bofu arapfa none uzaze. Ngo arababwira ngo ndacyakora umurimo ndamara gatatu ntaje. Nshaka kukubwira impamvu ikigeragezo kikumazeho gatatu. Uvuga bikaba yategeka bigakorwa azi ko ntacyo kizagutwara, azi ko igihe azazira azabyohereza ahandi ntacyo bimutwaye. Rero bwira uwo mwicaranye ngo azi ko ntacyo bizagutwara, azi ko ntacyo bizagira ute bizagutwara. Mwihangane murebe hano. Ngo habahaje undi umeze nka Jacques ati ubundi twe dufite doctora. J'espère que mushobora kwemera inama zacu. Il faut aller creuser. Mugomba kuza gucukura imva kugira ngo muvane ikinuko kimaze gutungura.
ahantu baravuga bati urumva na dogiteri atanze umwanzuro, abari bizeye bose ngo baravuga ngo irivuze dogiteri ntawarirengaho. Yesu ntiyaza, udafashwa arabarakari mu rugo tuzaza gusengera iwawe. Yesu ngo arababwira ngo nimwizera murabona iki? Ngo sinzi uwinjiye ngo abwira Mariya ati nitumara gutahura muhamba wenyine, ati dore ibyo wihaye by'abantu ba dudusi, by'abarokore, by'abantu baba batagize, nje narize mfite maîtrise, kuva mbayeho nta wigeze azukira itatu. Ari akajambo rata Betaniya ngufitiye, nubwo ntawe wigeze ubona Imana yaguheraho nibigukunze se akaba ari ntabo yabikoreye, akaba ari wowe iragikorera uyu munsi, nicyo wayigayira se? Bwira uwo mwisharanye ngo ishobora kumperaho ikazura n'ibyanutse ari jigize ute ihereyeho. Ibasha kuguheraho ikagukorera icyo itakoreye abantu. Hari ijambo nasomye rivuga ngo biremwe si ibya kera ngo uvuge ngo narimbise. Ubundi kugira ngo Yesu akuryohere agukubita nk'inshuro 80 kuwa 81 akagukorera kandi atigeze akorera abandi, ukabura hagurutse ukavuga ngo iracyari turataha kure. Ngo Mariya ngo baraje yongorerana na Marita atari kubundi udusenganaga we uri kubyumva ngo icya Marita atari kurasetsaga uretse kwanga kurutanga, kubona bari kudukwena ngo tuvukana n'umwami, ngo none byatunukiyeho bari uri kubabaza nkawe uri kubabaza iki? Yewe genda urebe inshuti uzibwire, niko baba bari kukuvuga rero ngo ngisenga gerire uzibwire zije kumushingura. Ngo baraje ngwino Jacques, ngo baraje yongorera Jacques ati mfasha. Timfasha ntaho nabivamo. Barazinga ariko Yesu akavuga ngo mwazinga mwagira ute? Ntabwo ndanaza kuko igihe nzazira nzanabikora. Bwira mwicaranye ngo kuzinga kwawe ndi kwamuzana igihe kitageze. Ibyo uri kuzinga ntabwo byatumaza, ikintu cyose gifite igihe cyagize ute abantu turi kumwe ngo mumvugire ngo afite yarabyohereza harahari ndahahari. Ngo barazinga ngo baba baramanutse ngo barabaherekeza ngo bakamwongorera ngo ariko namwe muri kumwe na Yesu mupfaga gushingura. Ngo Marita aravuga ati yaba arakira abayakize. Ngo baraza baseseka nkaha, ngo baraza ariko zana, ngo baba basore shira hasi, ngo baba basore baraza muvuge ngo Yesu ari kureba. Araza yahisaza aravuga ati nimushingura aho muramushira niho nzamukura. Cyokora nshimaga Betaniya iririmbaga ngo azaduhembera aho gusanze. Ngo bafata igitare bamugerekaho, ngo Marita akagenda aravuga ngo tugende, ngo ari kugenda urareba ko yabazutse. Ngo baraza bagasubiza yijisho ntazuki, ngo bakongera bakareba ntazuki. Kugira atari ko mwe mushinzwe ibikorwa mu rurembo hari ijwi mwumvisha abantu batari ko ugira ngo yatwimitse itabizi byarangiye. Ngo bamusezera haravuga ati mugereye amahoro,
baba baratashe. Mwama dufashe kandi atugire neza kandi aduhereze umugisha mu izina ryande. Batashe Yesu yanashaka iyo abyohereza. Abantu bagusize Yesu yanashaka uko abigenza. Noneho rata igituma mwumva babwiye Yesu ngo aranuka ngo mukajorojoro ngo Mariya aravuga ati rero Yesu yatubwiye ko afite ubutware none twinyabye batatubona tukamwara tuje kumva uko hameze. Baza bariruka ngo bagira aho Lazaro ahambye. Aravuga ngo sinabivuze ngo bari kutubesha buriya arazuka kiriya kinuko cyaje. Babwira abari bari kumuganiza ati nimwitahire n'ikinuko cyatunguye ahubwo murebe ko muja gusubiranya ikinuko cy'igitungura. Rero muvuge ngo Yesu abaraje. Yesu abagize ute? Abara aze se cyangwa ntazi. Rambura ukuboko kw'iburyo uvuge ngo ntutinde. Yesu ntatinde. Abahari mwamvugira ngo amen. Haleluya, haleluya. Yasibira rimwe, yasibira kabiri, yasibira gatatu, ariko igihaziye ngo uko agendaza ngo aravuga ati muraho, ati oya igenda ryawe urigabanye. Iyo uba hano, iyo uba hangaha ntabwo musaza wacu aba yagiye. Ngo baramanutse ariko haleluya abwira abantu ati ngaho genda mwe mwamushizeho ibuye nimurikureho mukureho icyo mwamugeretseho. Agikuraho terekaho hirya ibutuje gatoya. Iyo Yesu yaje n'abagushizeho ibintu nibo babyikuriragaho bakavuga ngo bano bashumba ntago bari kubyumva. Ubuze ugira ngo abakubwiraga ngo mubyeyi mushumba ntabo babushaka nyine babonye ari ntabwo barahindura. Babaramanutse Imana idufashe ngo araza ngo abwira Lazaro ati Lazaro egura. Ngo Lazaro barahagurutse ngo abwira abamuzingazinze ati mukureho ibyo mwamuzingazinzeho. Bwira uwo mwicaranye ngo bamuzingazinze Yesu atari yaza ngo baramuzamukanye. Mwama dufashe kandi atugire neza. Ngo aravuga ngo dore mugire kwizera uwari wanutse uwari wazambye uwari watunguye ufite ubutware ijuru no mwisi ngo ngwahinda mushire bashikiwe bahimbaza Imana. Baravuga ngo byanutse Yesu atari yagira ute atari yaza afite ubutware. Unika umutwe wawe duhamagare Yesu unama gatoya ubare ibintu uri gukirana nabyo ni byinshi. Iburetse kurangara kano kanya wigakinisha hari icyo data ari gukora. Unika umutwe wawe ninginge mushumba wansengeye azafata mikrofone maze